Murenge wa Remera. Yego. Ubwo mpageze nyine mbona Sarongo mwereka ko umwana ye yaragagaye, amavi yarihimye, nyine no ku ishuri byaranze, yakora ikizamini bikanga. Yego. Bikamufatira ku kigo nyine, abarimu bakamunzanira mu modoka yapfuye. Ubwo birangije mpageze nyine arambwira ati nzamuvura. Ndamubwira rero nta mafaranga naguha kuko abantu bose barandiye, nabaye umukene kubera abantu bagiye bambeshya ku mwana wanjye. Sengaga muri ADPR, nkanjye no mu masengesho bakamusengera, biranga ngeze aho ndihisha kubera kababaro ko kurwaza nyine uri umubyeyi, nsohokamo njya kuvuza. None se abandi bati Sarongo ntagavura, ati ni umutekamutwe, ni umupfumu, ati rwose ababeshya. Nza kumva ko ari buze kuburanira hano. Yego. Ndavuga uvuye mu karere ka Ngoma na none. Navuye mu karere ka Ngoma, nageze inanga mu Bugesera saa 5 z'ijoro. Rimwe na rimwe umuganga aravura, hakaba abamunanira, hakaba hari nabo n'abarokoka. Ko mbona ugiye gusuka amarira. Pole sana. Nyine biba bimbabaje bitewe no kuntu nararaga ndira. Gerageza utubwire, ihangane mama, ihangane, nyine bibaho, si byose uyu munsi uri kumwe n'umuntu, ejo ukumva nyine yakurikiranwe n'amategeko, nuko kandi urabizi ko muri hejuru y'amategeko nyine tuba tugomba kwihangana, ubutabera bugakora akazi, si byose. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, turabongeye, turabasuhuje, turagarutse ndetse kuri uyu munsi wo kuwa kabiri turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, tugiye kuganira n'umumama atubwire bike kuri Sarongo yaba muziho, ndetse tumuhaye n'ikaze kuri uru rukiko aho turi. Tugaye ikaze mama. Murakoze. Meze gute? Meze neza. Amazina yawe ninde? Nitwa Sumwiza Esperance. Sumwiza Esperance. Uyu munsi waje kwitabira nawe urubanza rwa Sarongo, benshi bafata nk'umupfumu. Ubundi Sarongo mwamenyanye gute? Reka duhera aho ngaho ku buryo uyu munsi nawe waje. Se waje nk'umuturage, waje nk'uwo mu muryango, waje nka muntu ki? Je naje ndi umutangabuhamya. Yego, uri umutangabuhamya? Uko avura. Yego, uko avura. Byagenze bite? Yamvuriye umwana. Umwana? Yari afite ikihe kibazo? Yari afite ikibazo cy'abadayimoni. Bakamubuza kwiga. Yego. Bamufasha afite amezi 6. 6 ari uruhinja? Nyine nkomeza kurwanaho, ndasenga, ndi umwadepr. Ariko amaze kugira imyaka 6 mbona biranze. Yego. Namujyana ku ishuri, yagerayo nyine bikamufatirayo, bakamunzanira yapfuye. Namujyana kwa muganga bakabura indwara, tugasubira mu rugo, ntangira kujya mu binyarwanda. Yego. Ubwo nagiye hambere baramuvura biranga, njya ha kabiri, nagiye ku bantu 9 bavura nyine bya gakondo. Ubwo ngeze aho mushyira mu rugo nyine ndamureka niteguye ko azitaba Imana. Yego. Kuko namujyana kwa muganga bakabura indwara. Ubwo birangije njya kuri telefone, nari mfite telefone ya touch. Mbonaho Sarongo nyine ari kuvura abantu. Mfata nomero ze ndamuhamagara. Ndamubwira ni se uravura? Arambwira ati ndavura. Yego. Ni se ko mfite umwana maze kujya mu bapfumu 9, byanze nkaba narabaye umusazi, narabaye n'umukene. Yego. Uzamuvura cyangwa umeze nk'abandi bandiriye amafaranga? Yego. Ubwo birangije arambwira ati wevayo, hari muri Covid. Ubwo nta modoka yagendaga. Mwaramutse neza. Nta modoka zagendaga, bari muri Guma mu karere. Ubwo nakodesheje imodoka ingeza mu Bugesera y'ibihumbi 40. Yego. Uturutse hehe? Nturutse mu karere ka Ngoma, Murenge wa Remera. Yego. Ubwo mpageze nyine mbona Sarongo mwereka ko umwana ye yaragagaye, amavi yarihimye, nyine no ku ishuri byaranze, yakora ikizamini bikanga. Yego. Bikamufatira ku kigo nyine, abarimu bakamunzanira mu modoka yapfuye. Ubwo birangije mpageze nyine arambwira ati nzamuvura. Ndamubwira rero nta mafaranga naguha kuko abantu bose barandiye, nabaye umukene kubera abantu bagiye bambeshya ku mwana wanjye. None umwana wanjye agize imyaka 10 adakira. Arambwira ati ngiye nzamuvura, wowe ni wowe uzaza kunshimira nyuma. Yego. Amuvura utarama amafaranga? Reka nta mafaranga yigeze ansaba, bitewe no kunena arazengereye. Ubwo yaramuvuye, amaze kumuvura imiti nyine, arambwira ati genda ujye uyimusiga muri gikotori. Nuko ndamusize, hashize ibyumweru 2 ahita ajya no gukora ikizamini.
yigaga mu wa gatatu bageze mu wa gatandatu primaire kuva mugejejeyo yiga mu wa gatatu nta kibazo na kimwe arongera kugira. Ubu niteguye ko agiye gukora icya leta, umwana wanjye yarakize. Amafaranga ubwo nasubiyeyo umwana amaze imyaka 2 nyine ngiye kumushimira ko umwana ari kuzana biroti nziza n'amanota. Umwana yarakize, ubu ni inkumi ndashima Imana. Nasengaga muri ADPR, nkajya no mu masengesho bakamusengera, biranga ngeze aho ndihisha kubera kababaro ko kurwaza nyine uri umubyeyi, nsohokamo njya kuvuza. None se abandi bati Salongo ntagavura, ati ni umutekamutwe, ni umupfumu, ati rwose ababeshya. None wowe uri umutanga wamye kuvuga uti nge rwose yaramvuye ndakira. Abandi bati yaturiye amafaranga, none bimeze biti? Kereka wenda aje nko mu karere ka Ngoma aho umwana wanjye yiga ku kigo yigaho, abarimu nibo batanga ubuhamya bite no kuntu umwana bari bamuze yarabaye umusazi. Nabo batanga ubuhamya kuko narabaye iciro ry'imigani habaho ntuye, umwana yafatwa ati ni bya bindi byongeye bimufata, ariko Salongo nta katagize yamvuriye umwana. Ubwo rero nabonye baramufunze. Nico nege kubaza ukibona rero Salongo yambaye amapingu akurikiranyweho ibyo kwihesha ikintu cyundi, hakoreshejwe uburiganya, ibyo kwiyitirira icyo atari cyo, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Narabibonye ndwara ihungabana, njya mu nzu ndikingirana, ndavuga ni ishyano riraguye. Nibitewe no kuntu yamvuriye umwana koko bamujijije iki. Nta mafaranga wenda ndi kuvuga ngo yaba yaramaye indonke kugira ngo nze kumuvugira, ntacyo, nta na kimwe. Ngenda vuga ubuhamya uko umwana wanjye ameze. Nari narazengereye mubonye rero bamufunze, narwaye hahamuka, njya mu buriri ndaryama kuko nta muntu nari mfite mamagara. Ndetse n'umugore we nta nomero ze nari mfite kuko twahuriraga hakorera Salongo, ngo mbe nabaza umugore w'amakuru. Nyine naracecetse ndabyihorera, ariko nkomeza gukurikirana amakuru, nza kumva ko ari buze kuburanira hano. Ndavuga uvuye mu karere ka Ngoma? Navuye mu karere ka Ngoma, nageze inanga mu Bugesera saa 5 z'ijoro. Naraye ku mama w'inshuti yanjye. Waje kukurikirana urubanza rwa Salongo? Naje kurukurikirana, ndatanga ubuhamya, mbutange mvuge naho nturuka. Mvuge nuko yamvuriye umwana yarafashwe afite amezi 6, ubu akaba yujuje imyaka 14, akaba ari mu wa gatandatu yaradindiye. Abo biganaga bageze mu wa 2 segonderi, ariko mfite ibyiringiro ko umwana wanjye azakomeza kwiga kuko aciye imyaka 3 amuvuye. Nta kibazo na kimwe aragira, amanota ni meza, nta kibazo mfite, mu rugo turi amahoro. Nari narabaye umukene, nafata nka keredi kananira kubera kwirirwa mvuza, bakenda kunteza cyamunara, ariko ubu mu myaka 3 nari maze kwiyubaka, nkaba nafata keredi hanywe n'imbaraga zanjye, umwana wanjye akabaho, nta kibazo na kimwe namushinze. Ntacyo wamushinja? Ntacyo namushinja. None se tukibaza, none kugeza kuri iyi saha n'ubundi ubutabera bukora neza, turabyizeye. None se tukibaza, haraba numvise bavuga bati rimwe na rimwe umuganga aravura hakaba bamunanira, hakaba hari nabo n'abarokoka. Komba nugiye gusuka amarira? Pole sana. Nyine biba bimbabaje bitewe no kuntu nararaga ndira, nkaba ubu ngubu ntakirira. Naho yankuye ahantu hakomeye cyane. Yakana hakomeye cyane. Ubu umwana ameze neza ni inkumi? Umwana ameze neza, ari mu wa 6. Mbega n'abantu barambaza ati umwana wamuvurije he, nkavuga kwa Salongo. Mbega Salongo yabaye Salongo, nubwo bankoraga ku matama ngo y'amana yawe bayifunze. Nyine ndihangana, nkanga umuntu wakongera kubinsubiriramo. None se tukibaza, kugeza iyi saha rero waturutse kure uje ngo gutanga ubuhamya mu bantu bagiye batandukanye. None iyi saha gerageza utubwire, ihangane mama, ihangane, nyine bibaho si byose. Uyu munsi uri kumwe n'umuntu, ejo ukumva nyine yakurikiranwe n'amategeko, nuko kandi urabizi ko muri hejuru y'amategeko nyine tuba tugomba kwihangana, ubutabera bugakora akazi, si byose. Ubwo wowe uri muri bamwe yafashije, sibyo? Uri kuvuga uti rwose ngewe umwana wanjye yari navuga yagiraga ikibazo cy'amadayimoni, ariko ngewe ndi mu wamutangira ubuhamya ko yafashije, sibyo? Yego, rero niyo mpamvu ubutabera buba buhari ngo bukora akazi kandi bwite kuri ibyo byose, sibyo? None se tuzi ko muri ADPR kenshi ibyo bintu bitemewe cyane, ko nawe yajyaga byuhugira ati banyita umupfumu.
ADPR cyumva ko wagiye kuvuza umwana mu bapfumu ntago baguciye byagenze bite cyane ko watwibwire kuri umwa ADPR nyine ADPR bajyaga baza kumusengera mu rugo bumvishe nagiye kumuvuza nyine ubu barampagaritse baragwagaritse ndavuga ni bampagarike nkomeze nibereho ubwo umwana wanjye ari muzima nta kindi najya no mu rindi dini rikambatura nkakomeza igaburo ubwo nuko nyine ndahagaze magaze imyaka 3 ntago muri ADPR nakinjiramo kubera icyo utasubiye gusenga ngo babe bakugarura iyo wagiye kubavuza nk'aba ngaba bavuga nyine ko utari kwemera Imana ariko kubera umwana wanjye ari muzima ajya ku ishuri n'amanota akayanzanira ubwo nahisemo nyine kuba mbyihoreye nta n'urusengero na rumwe ndasubiramo maze imyaka 3 kuva umwana wanjye akize kandi barazaga kumusengera bikanga ubwo nyine nahise ntandukana nabo nabaye umupagani nabo twasenganaga ntago bakimvugisha kubera ko nagiye kumuvuza mu binyarwanda naho kuvuga ngo barivuza bikanga none se sinakubwiye ko nagiye ku bapfumu 9 yego nagiye mu karere ka Rulindo nagiye Ibyumba nagiye mu za Sake yewe n'ahantu ntagiye hose nagenaga ntanga amafaranga byanga ubu se nasubiye ndababwira ngo ni mume amafaranga byaranze narihanganye nyine umwana akize ndavuga ntubwo nyine Sarungu yahuje n'Imana yanjye umwana arakize umwana arakira no mu kwizera kwawe ariko mama komera reka tureke butabera bukora akazi ubwo bizavamo nyine tuzabimenya nta kundi nyine ntago nakubwira ngo wirira kurira byo wihangane nyine ariko nanone nta kundi nyine ubutabera bugomba gukora akazi burandeba burakureba n'uyu muntu dukurikiye ari kutureba si byo se kandi turabwizeye Imana izamugirire neza urakoze cyane Imana igumugisha namwe murakoze Gasaro TV